ya modoka ntabwo bose burya abantu bize baba bazi ubwenge. Iyo utatugira inama yo kuyisigara hirya cyari kudukomerana kabisa. Kiranze cyo n'abaturage b'intambo n'abatariye ntibari washa no kuyitera. Ariko niho heza amafaranga yarahava kuko nta muhanda bafite. Twatwiza umushinga wa remezo gifatika kandi turabona amafaranga. Ndashaka gahunda twemeranyije muri seriye kabisa ku buryo hatagira nuza nimwe iduca mu myanya y'intoki. Yes sir. Hano hano ikintu nahabonye hano mutarakurisa umuturage arahita yemera imubwira umuturage agikomfana ikintu tubabwira no kubaha amafaranga sibyo yenda boss n'abaciye mu by'uvuga urabona ko hano n'ubundi nta muhanda uhari natwe kuhagera byatugoye kubabwira umuhanda of ko bari bubyemera. of course rero gahunda ni y'umuhanda nyine iki amafaranga urazana ubugoryi uzafata amafaranga make urabyumva igitekerezo nareke tugashaka nko kwa mudugudu natugatiye hose ntabwo nimba aho twaturutse hose icyo kibazo cya mudugudu nakabaye mwarakigerage wakabaye waramenye mudugudu ahantu atuye urabyumva yes kudu hafane heza dore cyambe kari ahebye tuzamuka muri abahageze turazamuka ku kiburyo iburyo uzamuka iburyo urabona ambe cyane wa kabiri ku muhanda wa kabiri sante pa ari uzakugurana nitugaruka cyaro kabisa. Ba musaza. Tamam. Musaza ndikosha. Na mahoro ariko. Mukomere. Imana ishimwe mama. Baho neza muze. Ko mufite si ibipimo. Mba murapima ibiki? Twabagendereye. Tisho. Amakuru. bameze neza hano mwambaye agandi maso timuko ari neza bambe n'abashimuje bari batubwiye ko indubabwira n'umuntu tunyuzeho tumubaza ati kwa mudogodo ni he kwa mudogodo ni hariya niba ari we mushaka mu musange oya muze turakwinginze umva se basi mbwirize izina muri tabasi chairman chairman kanongera ngo se numva ari we chairman binavuze ngo niwe chairman komere cyane mu chairman no kuvuga ngo noneho aba basore uko ari batatu namwita nk'ahari bose abantu bo bashoraga imari abo ngabo noneho abangaba nabo tukaba dukorana nkaba ari njye muyobozi wabo mukuru chairman hagize abashitsi nuvuga wese ko bambaye ibintu icyo ngukundira umvaga hafi bameze neza muraba neza amakuru amafaranga nawe uyu ni mutekano original ngwanyije n'ubuho nari ndimo nkibwira byo nawe nari ngira ngo musobanurire uriya musore urimo numvise akoresha akajambo ngo yambaye agandi maso uriya musore urimo wambaye agandi maso aba ngabo ko ari batatu turakorana ninjye ubahagarariye noneho uriya ni umushoramari kanongere musuhuze kumere cyane tuje murashora imari ninaha tuje muragirayo sibyo chairman nibyo tukagira ngo mudufashe muri ibyo bikorwa kuri ibyo bikorwa remezo imihanda inganda mukabasha kubyumvisha abaturage noneho ubwo ikindi twagiraga twagira ngo twereke ngo
ese ni hehe abaturage niba urugero umuhanda ugomba guca muri uyu murima ukadufasha kwereka nyir'umurima, twamara kumereza amafaranga ibintu bikagenda neza tukazana iryo terambere. Azaba nk'abashoramari baza gushora amafaranga mu baturage bikarangira bagiye batabishuka. N'abaciye mu byo muri kuvuga muri make turabashakaho ubufatanye ndetse tugakorana neza, niyo mpamvu twahereye ubuyobozi. None se akarere ko katambye ko dufite abashitsi ariko chairman na perezida bane ufite ubushobozi bwose mu biganza. Abashoramari yo baje turavuga dufite abaturage 300 mudufashe kwishira mituweli bano bantu bivuze ubuzima bugende neza. Baraza gukira. Chairman ntaguciye muri ryo uri kuvuga reka nunge muri ryawe, ubwo twebwe tuba dufite ubwishingizi. Abantu tubashije gukorana nabo baba bafite ubwishingizi, nta kibazo rwose, icyo ntukigireho ikibazo. Yego. Yes, reka mpereze umuyobozi wanjye akomeza ababwira. None mu magambo make kanze duhereze boss wacu ijambo. Murakoze cyane. Nuko genzo wanjye yabikubwiye, ninjukuriye ino projet, nkaba mfite company kuri imihanda. So rero tukaba twararebye igiturage cyanyu, tubona hakenewe umuhanda gukorwa ndetse n'ikibuga cy'indege. Rero ibyo bizaba ikibuga cy'indege. Rero wowe nk'umuturage rero ikintu bizagufasha, umuhanda nuza imirimo izaboneka, urubyiruko ruri muri kano gace ruzabona imirimo. So rero mudufashije mukatwizera mugakorana natwe, twabagezaho byinshi kandi byiza. Ni kari birimo amafaranga. Okay, ikintu rero nagira ngo ikintu nashakaga ni uko twashaka umudugudu atugezeho ku baturage, tubashe kubaganiriza. Ndumva mwajya gutwereka imirima yanyu tukareba ukuntu twabihera amafaranga nyine tugakomeza mu bandi baturage. Nibyo. Ariko niko bimeze pe. Noneho hano nge nuziko duturanye hano. Aho handi bakubita ikibuga cy'indege hose birimo. Bereka bapime. Niba haje ikibuga cy'indege, niba ari muri bucisha umuhanda, hano niho hanjye ubundi ahangaha. Kadupima ubuso bwaho. Mubaze mupimire turebe. Upimire mutekano sha. Gira dupima akantu gato tubanze tumenye. Sa nk'ujya gutya. Tumanure metero neza. Igeza hepfo gato nushaka kubarira aho ngaho. Muri metero 5 uko rigonga. Aho ni sawa. Abarangana. Tayekeriza ujamo. Yinjiza imibare ya 35. Ariko natwe hari make dushaka. Urabyumva neza cyane. Ko niba yenda twaje gukorera ibikorwa remezo, hari bukuru batwohereje nuko yenda babamaye icyo kiraka, nanjye nkagishyikiriza ku mushoramari, akaba ari we ushobora kuba yagira ute amafaranga anyuraho. None natwe tugagira icyo dukeneraho kuri ako kantu kaba kasohotse yenda mu gihugu. Babyita injawuro. Injawuro mu magambo make. Ahubwo nge agatekerezo naringize mu kwita miliyoni. Ako miliyoni 30 ikibazo biraterwa no kuri butwakire igitego cyo kubereza ibintu byose rwose birijya. Amafaranga arahari nta kibazo pe. Ngo birasaba iki? Wamubwira. Kanze fotore kamafaranga. Ikintu dushaka twakubwiye amafaranga bwa mbere tukubwira kubwiye miliyoni 20. Umva nabo nta kibazo. Natwe turamubwira ngo muri miliyoni 20 katwongera miliyoni 10 bihagara miliyoni 30. 30 turamusobanura turamubwira ngo nkuko bivuze
mu magambo make ni umuntu mukuru nawe uri umuntu mukuru twese niba ari uko bimeze buranye wazibaha ukuri kw'Imana yenda twanakubwiraga ngo muri miliyoni 30 uduhayemo miliyoni 2 ugasigarana 28 ukuri ikibazo rero burya ivumbukiyeho iraswa umuhanga Yawa Kigingi boy niko uri he Tebuka wumve twakize Tebuka nyabu goko mva wirihute se baza ya miliyoni 40 Tebuka ndazi muze mbere ko handi mu rutoki rupima reba ko amafaranga arimo aragenda ajyaho ndaje gato kambaze muzane na mudugudu yakugezeho ntabwo nabimenye reka baza gupimira aduha amafaranga mugisha ukuri baza amafaranga naje genda bagupimire nibabaza bageze ngwino gupimira isambu wahageze haraho isashimwe bahapimye kare nahora ariko kare ngenda ncisha mu maso nabonye se umuso metero kare 3 kajya gutanga report hariya rero ko tubizi nene se yagiye gupima ibiki turashaka kuzabashyiramo hano ibikorwa remezo nibyo bigiye kuzamo ariko nawe turagusaba ko waza hariya ukagira icyo uvugana n'abayobozi bacu inama dutaga na raporo miliyoni cyangwa n'ibihumbi si byose oya ni miliyoni miliyoni izo zose yego nahapimye hose tuba tugomba gutanga raporo ko twabonye abashitsi n'icyo bazanye hanyuma tukaza gukorana insurance yo tuzagufasha mu myaka 3 hanyuma amafaranga ukayabona mu byumweru 2 sibyo ariko hakaba hari amafaranga ugomba gutanga kuri company miliyoni ngaho sihi sibyo bayibona vuba ariko uko ko none siko nayo mfite biragenda gute hari ikintu bashije kubona ko ahantu se waguza na kibazo uzi umva twumvika no mbanze gusobanurireho atazwe no cyangwa se abikora ngo ni namusobanurira hariya bura butaka bw'uyu nguyu bipimo ku gipimo dukeneye hararinganiye pe hameze neza ku rwego nyine uzi twashakaho sinzi ukuntu muri kubasha kumvikana gusa ko we abimenye ko ubutaka bwe bwahiswemo wenda ataza no kugira ngo amafaranga baraza kuyarira ubusa ubutaka bwe nabonye umeze rega n'ibishyimbo byari bindiho urutoki rwawe nawe tegereza miliyoni 50 ntabwo miliyoni 50 ntabwo nabyo kugira ngo nagwazanira nibura miliyoni 550 nibura kuko yaba aziye rimwe wenda umuntu yashaka ahandi ndumva iyo ngayo ariyo umuntu yahagarariraho ubwo kugira ngo nawe uzibone ayawe azaze yuzuye nyine okay nta kibazo byatwara igihe kingana gite nta kibazo niba uyafite no kuri fone nyine mu magambo make aka kanya wowe aya turayanywera agusabye miliyoni 3 wowe mu cyumweru cyangwa se bidatinze mu byumweru 2 ugahita ubona miliyoni zawe zose wasabye icyo gihe agiye kugushyira muri systeme namara kugushyira muri systeme amafaranga yo byihuse uyu ni umukiriya ahita bishyura nuruca abana ibyangombwa se ubifite kakanya ibyangombwa wagira urutoki rwa hegitari 48 ariko agiye kukubwira nimero za mumbwire nta kibazo nyabashyirireho ubwo ngubwo nugenda bantegereje
ashana umukire Joseph afite amafaranga kuri telefone uzi kuri banki ntabwo yasimbuka injangwe yigeze kuyasimbuka ihita icika amaguru umudugudu nawe gereka gukabya cyane ntabwo ari ugukabya yakugezeho narebe ko muri systeme yayisanzwe reka mamagare Karemangingo nawe aze uyu ni njye wamubiri basanze ameze neza cyane Bagenda bangahe? ni miliyoni miliyoni rwose desomena amafaranga yarababonetse si watanga se bagashyamo n'imibuka kuvuga Yayishyizemo na dore ngayaje. murakoze nakoze gufatanya namwe Yego. ugomba kumaho icya kabiri ibyo nta kibazo mpaka gusa abaturage mwabumvishije ko ibi bintu turi bugire iki turi abafatanyabikorwa babo amafaranga twavuganye akageraho kuri konte duhita tugira iki ubu tugejejeho miliyoni tubura 240